Okay, nk'ibisanzwe iyo ni Habegid Nduba TV ibazaniye isomo ry'igishinwa imibare. Bakunzi mukurikira Habegid Nduba TV, mwongeye kwirirwa n'amahoro. Nizere ko Imana yabarinze. Uyu munsi nkaba ngarutse kugira ngo twiganire cyane. Murabona akenshi na kenshi hari nk'abantu ugasanga arakora akazi ariko nyine atumva rwa rurimi rushobora kumuhuza n'abo ari gukorana akazi. Tubare wenda uri umumotari, ubonye nk'umugenzi wenda ari hakurya nyuma, ubwo njye nituriye muri zino nce za Nyamirambo, ugize ikibazo ukubitanye n'umugenzi, ariko kubera ko basi utazi kuvuga ya mibare y'igishinwa wenda, ugasanga ugize ikibazo cy'uburyo uri buze kwishyuza amafaranga cyangwa kugarura cyangwa se gucira ibiciro. Uyu munsi rero hari isomo ntangije ry'imibare kugira ngo umuntu wese ubishaka ajye akurikira hano, cyangwa se inyungu ku bantu bakurikira channel yacu Habegid Nduba TV kandi bakoze subscribe, video zikabageraho ku gihe, abo babashe kubyungukiramo kurenza. Gusa nawe nubwo kuri iyi video uzumve ko navuze nti ese umuntu ashobora kuba atazi kuba yabara imibare, kuba yajya mu biciro n'umuntu bikamugora. Ariko uyu munsi wa none mu gishinwa tugiye kureba imibare kuva kuri 1 kugera ku 10, ariko dukomeza twongera video tujya tuzamura umunsi ku wundi. Reka rero dutangire. 1 cyangwa se 1 ni I, 2 R, 3 San, Si, iyo ni 4 Wu, 5 Ryo, 6 Ki, 7 Ki, 7 8 ni Ba, Dio, iyo ni 9, 10 Shi. Katwongeye dusubiremo I, R, San, S, Wu, Ryo, Ki, Ba, Dio, Shi. Subiremo nanone I, R, San, S, Wu, Ryo, Ki, Ba, Dio, Shi. Ngaho nguko rero mwe mudukurikira kuri iyi channel, murakoze. Mwibuke gukora subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro byinshi bikurikira. Murakoze.